nongeye kubasuza cyane abakunzi ba SHILOH TV aho muri hirya no hino ni Jackie Fra muri kumwe nkuko bisanzwe mbanje kubaha yambo cyane abantu tutari duherukanye nari mbakumbuye cyane Imana yo mwijuru ikomeze bahumugisha kandi ikomeze ibishimire mwe mufata umwanya wacu mukadukurikira aho muri hirya no hino uyu mwanya rero nkuko mwagiye mudukurikira mu bikorwa bigiye bitandukanye bya SHILOH TV umunsi rero nabwo hari ikiganiro twabateguriye gitegura igikorwa kiri mu minsi iri imbere ubwo mbese mbabwiyeho gato reka rero nakira umukozi w'Imana ndi kumwe nawe uyu munsi wa none umupastor umugabo w'Imana reka muhe ikaze kuri SHILOH TV atangira twibwira tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane Jackie. Yesu nashimwe. Himbazwe cyane. Mumeze neza. Yego yego. Watangiye bibwira abantu bakurikiye SHILOH TV uyu mwanya. Nitwa Rev Numa. Kandi umukristo w'itorero SHILOH Prayer Mountain niho dukorera umurimo. Nkaba ndi umugabo nubatse mfite abana n'umugore umwe ariko ngira ngo icyatuzanya aha ngaha noneho ni tugiye kuvuga kuri Stars for Jesus niyo season 3. Yego. Arifira tuguha ikaze. Murakoze cyane. Mu muco wa SHILOH TV dutangiye twiragiza Imana. Imana iguherekeze dusengera. Murakoze. Reka twubahe Imana dusenge Uwiteka Mana twongeye kugushima turaguhimbaje tugushimye ku mwanya nyaguhora ku ngoma aho wemeye ko data twahurira aha hantu kugira ngo data tubashe kuvuga ku mirimo n'ibitangazo wagiye ukora komeza ubane natwe kandi kutuyobore muri iki kiganiro ntaba ari twego gw'izina ryawe kigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Rero nkuko twari tubwiye abantu badukurikiye ko tugiye kuvuga ku gikorwa ni season 3 ya Stars for Jesus. Stars for Jesus abantu benshi baheruka muri 2020 umunsi yo turi muri 2021 tukaba rero twifuje kugira ngo banze uduhe ishusho ya Stars for Jesus y'umwaka washize ese yari mezite Stars for Jesus uretse n'iby'umwaka ushize wenda natanga ishusho ni iki ni yerekwa byabayeho twagize dusanga harimo duhabwa ishusho yo kujya gushaka impano z'abana bari munsi y'imyaka 16 bari mu rusengero bafite impano zitandukanye. Tumaze kumva iryo jwi tujya gushaka tubitekerezaho dusanga koko nababahanzi bose bandi tuzi bashobora kuba bageze ku rwego rushimishije iyo babajije tese watangiye ryara akubwiye ati natangiye ndi mu rusengero natangiye ndi muri korale cyangwa akabariyo baza aro yahereye turavuga tuti bya bintu nibyo rero turavuga tuti turatangira nk'umushumba mukuru rero w'itorero SHILOH Prayer Mountain yarashigikiye iki kintu aravuga ati tubari inyuma ni mugende mukora ibyo mushobora season ya mbere yabaye muri 2016 dusanga koko byarira kuko bana biyandikishaga abavuza ingoma cyangwa abavuza instrument zitandukanye mu rusengero babari benshi abaririmba baza ari benshi abavuga butumwa baza ari benshi kandi abona abana bari munsi y'imyaka 16. Season 1 iraba iba muri 2016 hanyuma kubw'impamvu zitandukanye zitaduturutseho ntabwo byongeye kubaho biraceceka bisubukura umwaka ushize kuko yereka cyangwa umuhamagaro nayo ntusaza cyangwa ntuhagarara ubwo umwaka ushize uraba so ni rushanwa cyangwa ni marushanwa atuma dushakisha abana bazi kuririmba bafite impano bari mu rusengero cyangwa abazi gucuranga ibikoresho bitandukanye byo gucuranga cyangwa nanone abavuga butumwa rero naho ngaho twakoze turagikora umva kugira 2016 nejo bundi yo 2020 nayo twarayibonye kuko abana biyandikisha ari benshi ariko abegukana amahirwe ari abana batatu gusa bagomba kugera ku musozo muri buri cyiciro ikirenze icyo ni nimba bamaze kuboneka izo mpano zimaze kuboneka harakurikira rero ko amatorero yabo abamenya akamenya impano bafite mu rusengero noneho bagatangira kuzikuza
kuzikuza rero nta kindi no kubaha umwanya no kubaha opportunity no kubaha agatuti n'ibyo ngibyo. Ubwo rero mwagiye mwakira abana bagiye batandukanye ku matorero agiye atandukanye, ese n'abakatolike harabonetse mu cyana abavuga Imana bakavuga Yesu twemera twese turajyana bose n'abakatolike abantu bose mbese bose kabisa, Adventiste, Anglikani, Katolika na bose. Rero ubwo mwabashe kubona abo bana mubasha kubafasha muri izo mpano guhera ku myaka 16 kumanuka. Ese pastor ubundi duhera ngo kuki mwahere ku myaka 16? Kurumva tushaka impano ziri mu bana. Ese umwana w'imyaka 17 gari indangamuntu ifata afite imyaka ingahe? Indangamuntu ifata kuri 16. Kandi imyaka y'urubyiruko ubu ngubu ni hagati ya 30 na 35. Ubu ngubu aba ari umusaza. So mu bana ni mu bana, kandi urabona ikindi no kugira ngo umwana uri mu rusengero atazifuza kujya kuririmba izindi ndirimbo zitari mu myemerere ye, sitaramye Imana. Urumva niyo mpamvu rero no gufatirana bakiri bato munsi ya 16 kumanuka, kuko n'ijambo ry'Imana tugenderamo muri iki gikorwa riravuga ngo menyereza umwana inzira akiri muto, ubwo namara gukura ubwo azamenya aho yerekeza. Yego. Rero no kuri mwatekereje ikintu cyiza, kuko burya hari igihe umwana bafite n'impano n'ababyeyi bamubye cyangwa mugari n'itorero arimo bakaba batazi iyo mpano, ariko nkeka ko hari amatorero yagiye abona abo bana babo bakabasha kuba babazamura bitewe naho bavuye. Kuri SHILOH for Jesus ni okay, hari benshi babyifuje ariko ntago byakunze, urabona kubera ibihe bya covid ntago byoroshye, amateraniro ntago akimeze nk'aya mbere. Abana barabakumira cyane ntibagaragare mu rusengero, barabarinda cyane mu rusengero, tugasanga naho ngaho. Aho byakunze uyu mwaka ni mu itorero Anglikani ya Kacyiru, aho umwana wegukanye umwanya wa mbere mu kuririmba, Esther yegukanye umwanya wa mbere kuririmba. Iwabo baramwakiriye, umushumba waho turabashimira cyane, bashumba mwagize neza, baramwakiriye bizihiza igikombe cye, baramushigikira, kandi umwana yumvise afite ababyeyi naho hari. Noneho nyuma yaho wenda mwagiye mukurikira, wenda mukajya mubibona abana bagiye batandukanye banyuze imbere yanyu uko bagiye bitwara, nimba hari izindi platform babashe kubona hanze ahangaha. Ese hari aho cyangwa byarangiriye mu church no kuri SHILOH TV gusa? Mu church ego, ariko naho nkuko nari mbikubwiye si cyane, ariko warubaje ati nimba hari izindi platform bagezemo nka Esther. Yego, Esther yatumiwe mu gitaramo cyo kuri Noel cya Christmas cyabereye kuri SHILOH TV cyaba Precious Giselle Bagabi ni harya yaririmbanye nabo kuri stage imwe. Umva ni ikintu twashimye cyane, dushimira abateguye cyane kiriya gikorwa, sinibuka uko yitwaga ariko yaba Giselle kabisa, Imana ibaha umugisha batwemereye bagahurira mwana platform. Twihuse wenda pastor, twari tuvuze ngo tugiye kuvuga kuri season 3 y'uyu mwaka, aho muri gutegura igikorwa cya SHILOH for Jesus. Ubu ngubu bwo ni ihe shusho, mbese n'ubuhe buryo mwabwiramo abantu bitandukanye n'ubushize uko byabaye? Ntabwo bitandukanye cyane. Ubu ngubu turashima Imana ko wenda bizabaho. Urabona situation ya covid ntabwo ari nziza, ariko izaba uko izaba rero ni ibisanzwe, nta kidasanzwe nk'icyabaye ushize. Ubwo tuzakoresha, hari link ihari yamaze gukorwa iri busohoke nyuma y'iki kiganiro, murayibona. Ubwo tuzayiyohereza hirya no hino no mu matorero hirya no hino, kugira ngo abana batangire biyandikisha. Uku kwezi kose kwa gatandatu ni ukwiyandikisha, hanyuma icyumweru cya mbere cyo kwa karindwi tuzatangira gukora amajonjora. Azaba amajonjora atatu kugira ngo dukuremwo buri cyiciro kuririmba, gucuranga. Yego, kuko ibyo byiciro bitatu byose tuzakuramo, tuzagenda tujonjora, hanyuma dusigarane 5 muri buri cyiciro aribo bazajya finale.
finale aho abo bana bose batanu bazahurira ikaba ari itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani, ubwo izaba ari ku cyumweru. Tuzababwira gahunda uko iteganyije, ariko nuko nguko biteganyije. Ubu ngubu turatangiye ku mugaragaro season 3 ya 2021. Ubwo turatangiye, abana tuzababona, ngira ngo umwaka ushize twabonye 210. Ubu uko bazangana rwose, kandi ntabwo tuvuga ngo ngabo batusigarana n'ubu bahanga, n'abariya batabasha gukomeza nabo n'abahanga mu matorero yabo bazakomeze babazamure. Aho rero hari umuntu wahita yibaza avuga se ubu ngubu umwaka ushize uko babikoraga ni bitandukanye nuko uyu mwaka bimeze, ese nabwo ni kwa kundi kuko umukristo mbese abantu bose bavuga Yesu bose baremerewe? Baremerewe nkuko nakubwiye, ari umugatolika, ari umudivantiste, ari umuanglikani, aho basengera hose bavuga Yesu. Aho ngaho reka mite mbariza abantu bashaka kuba bajya bibaza kino kibazo bavuga se kuki bibera muri Kigali gusa, kuki bitagera mu ntara? Ingendo zitari ngombwa nazo, ariko nka link zizaba zifunguye mu ntara, bazadufasha nabo babiyandikishe. Tuzagenda tumenya abana biyandikishe mu ntara, hanyuma turebe uko byagenda. Ariko byose turagenda dukumira ingendo zishobora kuba zitari ngombwa cyane, kugira ngo kwirinda gukomeze kubaho. Wenda twagaruka ku mwaka ushize, hari abantu bagiye batandukanye bagiye basapotinga igikorwa cya Star for Jesus, abaterankunga. Twifuza ko uyu mwanya wenda nabwo wagira ikintu bivugaho unabashimira. Cyabara n'abantu b'abagabo cyane, ukuri abaterankunga ba Star for Jesus ni mwubahwe pe cyane. Hariho yo ushimira rero ntumenya uhera nka Matunda Express. Matunda Express ni amabisi akora mu Burasirazuba, ariko uyu mugabo w'Imana yagize gutya abona icyo gikorwa, avuga ati umva mundekere abo bana bose, kuko mu bihembo hari hamwe amafaranga hanyuma n'ibindi bishoboka. Matunda rero yaguriye amakaye abo bana bose 15, bose bagaragaye mu irushanwa, apana batsinze bose 15, buri wese yatahanye n'igipfunyika cy'amakaye yiwe. Ubu ngubu ngira ngo kandi bagomba kuba baratsinze, barananditseho cyane. Matunda Express turabashimira cyane, muri abantu b'agaciro. Twakomeje tubasengera, twabuze ubwabegera kubera za lockdown za hato na hato, gufunga hirya no hino, ariko turabafite ku mutima. Mwarakoze cyane kutuba hafi no kuba hafi y'abana. Twari dufite abandi batandukanye. Manifer ni company iprintinga neza muri uyu mujyi, yaduprintingiye backdrop, abana banyura kuri red carpet bafata amafoto nk'abastari nyine barana abastari kwa Yesu. So Manifer turagushimira cyane, warakoze. Turashimira Big Town ni Bakti, yatanze igihembo cyo gukora indirimbo na video ya Esther. Umva nabyo nanone ni kuntu bigongana, ariko imyiteguro igeze kure babitegura. Shongozi Kona barakoze cyane, bahembye bamwe mu bana. Tent Maker warakoze cyane, wahembye abana 2. Tent Maker Fiacre yakoze akazi gakomeye cyane. Baho Global Mission iyobowe na Reverend Baho, baradufashije, baduhembeye umwana wa mbere mu ivugabutumwa. Imana ibaho umugisha cyane. Tony Shop buri mwana yavuye hari afite umwenda, kandi hari hegereje Christmas, agomba kuba, nizere ko yari bakwiye cyane. Bari bayambaye imyenda, babonye imyenda, buri abana bose uko ari 15 babonye imyenda. Ubwo butaha bazateganyiriza na ba organizers. Turabashimira kandi murakoze ko mubyemeye. Na Shani Shop nawe yaduteye inkunga, tugurira ibihembo by'abana. Hanyuma Pastor Olivier, umushumba wa Zion Temple Nyamata Ntarama, nawe yaduhembeye umwe mu bana mu bivuga butumwa. Ashumba mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Gedeon Mupende, umunyamakuru ukomeye cyane ku Inyarwanda, yaduhembeye umwana, ngira ngo ni mu baririmbyi. Mwarakoze cyane bwana Gedeon.
dufite Dr. Ivan umugabo ukunda Imana cyane. Dr. Ivan, Imana iguhe umugisha, mwarakoze, mwaduhembeye umwana wa mbere mu baririmbyi mu instruments nibuka, ariko mu bana ba mbere mwarakoze cyane Dr. Imana ibahe umugisha kandi aho mwavanye ibasubirize. Peters Becker yaduhembeye umwana w'umucuranzi, ariko aduha na keke, umutsima, n'ubwo ndacyabona ukuntu wari uryoshye cyane, n'ukuntu wari uhagaze, ukuntu wari umeze, uracyabikurura. So ndakumbe rero hari abantu banayiriyeho batari abana bari hafi y'abana, cyangwa bavuga ko yari iryoshye kureba no kwireba, yari imeze neza cyane. Peters Becker ngira ngo ni umugabo uri mu gihe cye, arimo niwe ukora keke zonyine wenyine muri uyu mujyi nzima. Keke nzima, ushaka ishushanyijeho jardin yawe, ushaka ishushanyijeho inzu yawe, nawe n'umuryango wawe wese bakabashushanya, bayikora iyo keke, niho honyine biba. Peters Becker warakoze cyane. Nadine warakoze, waduhaye ibihembo. Asumta ariwe Asukot yaduhaye nawe igihembo cy'umwana. Hanyuma na Moon Galaxy yadufotoreye amafoto meza cyane, abari bafite mu maso murabyumva namwe muri bakuru, turabashimira Moon Galaxy, mwaradufotoye dusa neza cyane n'ukuntu tutari dusanzwe dusa. By'umwihariko rero tugashimira Nesta Design, ikintu cyose cya design cyari kijyanye n'ibi bintu. Hari abantu bagakorera Imana bicecekeye. Nesta warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tugashimira na Sheba Hotel yaduhaye aho dukorera, aho dutaramira, iduha venue. Sheba mwarakoze. Abo nibo baterankunga bakomeye cyane. Rero tunashimira by'umwihariko n'itorero Shiloh Prayer Mountain ryatufashije kugira ngo Shiloh TV igitegure, kugira ngo ikijwemo. Namwe bashumba, Imana ibaho umugisha, mwarakoze cyane. Kandi twongeye no kubashimira nka Shiloh TV koko nk'uko umushumba bivuze, kandi twifuza no kuzakomeza. Tuzi ko turi kumwe n'ubundi no muri season ya 3, turazi ko muri kumwe natwe nk'uko mwemera undi kubana natwe dutangira, tuzi ko tuzakomezanya mpaka. Sibyo umushumba? Badukundiye turabibasabye. Twongeye kubasaba kuko hari benshi bavugaga ati umwanya wanjye wo guhemba ntimuzawunkureho, nzahemba nabo utaha. Hari n'abandi bashakaga ati basi mwazamuye nanjye nkongeraho. Rero ntabwo turabishiramo amafaranga menshi, kuko muri ibyo byiciro bitatu umwana wegukanye umwanya wa 3 yatwaraga 20,000, hanyuma wa kabiri agatwara 30, hanyuma wa mbere agatwara 50. Ubwo byose hamwe icyo cyiciro kimwe cyatwaraga 100. Turifuza ko amafaranga azaba menshi n'abahembwa bakaba menshi, ariko ntabwo ari cyo tugamije cyane cyo gushiramo amafaranga, no kugira ngo izo mpano zigaragare. Zimara kugaragara noneho tuzikuze, kugira ngo ugukomera k'umwami wacu Yesu Kristo gukomeze kwamamare ku isi hose. Ese ikiriya gikorwa kimaje kuba, hari abahanzi wenda ku giti cyabo mwarigize muganira, hari icyo mbega baba baragize babivugaho, niba barabonaga nabo bigeze babona ayo mahirwe nk'ay'abana b'ubu ngubu bari kubona? Sinzi ko byabagaho kera, ariko hari benshi twaganiye babyishimiye, abashumba babyishimiye. Ngira ngo mwe mwibuka Aline Gahongayire, hari umwana waririmbye indirimbo ye, hari Patient Bizimana yarahari, hari Kim Apotre Kim yarahari, hanyuma abandi bagiye baduhamagara. Israel Mbonyi buri yari afite gahunda yo kuzashigikira abana kugera ku musozo, ariko ntabwo yagiye agaragara. Ariko hari igikorwa arimo gutegura ubu ngubu, Esther arimo, ashobora kuzabamo, ndibaza ko twarohereje. Ni benshi bagiye babyishimira. Gusa dusaba n'abandi badufashe kugira ngo bakomeze babikuze, kuko nta kintu kiza nko kuzabona abo bana, kandi abana bacu urabona iyo batinze gato akegera hejuru, kumugarura bishobora kugora muri ibi bihe. Reka rero tugane ku musozo tubashimira Pastor. Mwarakoze cyane, twongera gushimira organizing team ya Shiloh TV. Imana ikomeze ibahe umugisha, mwakoze akazi gakomeye cyane, buriya gufata abana ukabategura, bariya 15 bakaza bakabanza kurya, imbere yo kurya bakabanza kwitegura, kwambara, kusa neza, ntabwo byari byoroshye. Hari
abenshi bari babari inyuma, gusa Imana ibaho umugisha. Team yose ya Shilo TV mwakoze akazi gakomeye kandi twizere ko n'ubwo bizagenda neza. Duhamagara abaterankunga baze badufate umugongo, duhamagara amatorero n'abashumba kugira ngo bahagurukire gutera kuzamura izo talent babonye mu rusengero. Ubwo natwe tukomeje kubashimira, gusa tuzakomeza gusenga kugira ngo Imana ikomeze yagure iyi mirimo. Mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Natwe rero nka Shilo TV twongeye kugushimira cyane kubwiyerekwa mwagize nk'abashumba bacu, mukaba mwagena kino gihe cy'ibi bintu byose bigenda biba gushyigikira abana bagiye batandukanye. Rero turi kugana ku musozo, ntago twava imbere ya kamera mutaduhesheje umugisha ndetse none radukurikiye. Reka rero nsoze mbashimira nk'uko bisanzwe, mpora mbabwira ngo ndabakunda muri hirya no hino. Ni Shilo TV. Nawe ushobora kuba ufite umwana ufite impano, ukabona hari impano afite, ashobora kuba ajya afata agakubita ku meza ukamubuza, oya mureke ahubwo umutuzanire, twe tubanze ducukumbure tumenye impano yiwe koko neza, niba ari ukuririmba, niba ari ukuvuza ingoma, cyangwa niba ari gucuranga. Aho hose Shilo TV ihari kugira ngo abana banyu tubafashe kandi tugirane nabo kure, tubazamure mu mpano zabo zigiye zitandukanye. Ndagushimiye cyane, nkubutsa ko wakora subscribe, wowe wayikoze nkushimira cyane mbikuye ku mutima. Nkwibutsa ko wakora like, share ndetse na comment. Aho hasi yo wanditse tubasha kugusubiza kandi tukabasha kuba twakora ibyo wifuje ko twabakorera nk'abakunzi bacu. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha. Reka dusenge. Murakoze cyane Jackie, reka dusenge nk'uko bivuze. Data mwiza, turagushima, warakoze Mwami, twarakubonye mu bihe bitambutse, tukubona mu bihe bikomeye, tukubona udutabara, tukubona utugirira neza. Turakwinginze Mwami mwiza ngo n'ubu turacyari imbere yawe, tukwinginga ngo ukomeze utugirire neza twe n'imiryango yacu. Niyo mpamvu twongeye kugaruka tugutakambira, tugusaba Mwami ngo iki gikorwa cya Stars for Jesus uko wakiduhaye Mwami, twe twaremeye, twemera guhaguruka uko watuyoboye. Turagushima ko byagenze neza kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu turakwinginga ngo uyu munsi dutangiye icyiciro cya gatatu, turakwinginze ngo dutangirane nawe ndetse kuzagera ku musozo w'iki gikorwa. Turakweretse Mwami abana bazabasha gutambuka, abazabasha kwinjiramo. Turakwinginze ngo ubahuze n'amatorero yabo, kandi amatorero yabo nabo abagirireho umugisha, babafasha babazamura. Reka tukwinginge ngo uzarangwe muri buri kimwe cyose cyateguwe, uzabane na buri wese Mwami. Nsabiye umugisha Shilo TV, nsabiye umugisha abazadukurikira bose, abadufasha, aba judges, organizing committee bose, basabiye umugisha. Uzabane nabo nk'uko usanzwe ubana nabo, nk'uko wabanye nabo mu bihe byatambutse. Komeza ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo.